Bakunzi b'Umukino TV turabasuhuje, turabashimira kuba mukurikirana Umukino TV. Natwe tubizeza yuko tuzajya tubagezaho amakuru agiye atandukanye agendanye n'ubuzima, imikino, ariko nanone imikino y'ingirakamaro, atari imikino itagendanye n'ubuzima bwacu. Siporo niyo tubabwira. Uyu munsi wa none rero tukaba twabagiriye ku kinyamakuru cyitwa yegobi.rw, aho twabarebeye inkuru igendanye n'indwara yitwa ise. Akaba ari indwara yibasira uruhu cyane, akaba ari indwara izengereza abantu, ugasanga umuntu yazanye amabara, ugasanga umuntu uruhu rwe rwarangiritse kubera iyo ndwara, ariko abantu benshi bakaba badasobanukiwe n'uburyo iyo ndwara yandura. Iyi nkuru rero tugiye kubasomera yanditswe na Haragirimana Dieudonné, tubibutsa gukora subscribe, tubibutsa gukora share, tubibutsa niba iki kiganiro koko kikugezeho, ihangane ukore kuri like. Isomo rero tugiye kurebera hamwe ni isomo rigira riti menya uko indwara y'ise yibasira uruhu, icyitera, uko ivurwa n'uko wayirinda. Ise rero ni imwe mu ndwara zifata uruhu, iterwa n'agakoko ko mu bwoko bw'imiyege kitwa Malassezia firtire. Aka gakoko mu busanzwe kaba ku mubiri w'umuntu ku ruhu, gusa nta kibazo gatera mu mubiri, ndetse kakaba kanafasha kurinda zimwe mu ndwara z'uruhu. Hari igihe aka gakoko gashobora kwiyongera mu bwinshi, ari nabyo bita gutera indwara y'ise. Icyo gihe nibwo ku ruhu hatangira kugaragara amabara yijimye cyangwa se yererutse bitewe n'uko uruhu rwawe rusa. Ikunda kandi gufata mu gituza, ku nda, mu maha no ku bibero. Indwara y'ise ishobora no gufata ahandi nko mu isura no ku ruhu rw'umutwe. Iyo ise ifashe mu isura, yonona isura y'umuntu, ikaba ari nayo mpamvu ihangayikisha abantu benshi bayirwaye. Tugiye kurebera hamwe ibimenyetso by'ise. Bimwe mu bimenyetso by'ise harimo kwishimagura cyane ahantu wazanye ibyuya. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni ukuzana amabara ku ruhu. Hanyuma ibitera indwara y'ise. Nubwo utu dukoko two mu bwoko bw'imiyege dusanzwe tuba ku ruhu, dore ibintu bishobora gutuma twiyongera mu bwinshi. Icya mbere hari ukubira ibyuya byinshi. Icya kabiri, ubudahangarwa bw'umubiri bwagabanutse. Icya gatatu, kuba ahantu hashyuha cyane. Icya kane, kurwara indwara z'imirire mibi. Icya gatanu, kurwara indwara zigabanya ubudahangarwa bw'umubiri nka diyabete cyangwa se sida. Icya gatandatu, harimo ihindagurika ry'imisemburo. Ibyo byose ni ibintu byaba impamvu yo kuba warwara indwara y'ise. Ese indwara y'ise yavurwa gute? Wayivura uti? Indwara y'ise ni indwara ivurwa igakira. Dore imwe mu miti ushobora gusanga muri farumasi yagufasha gukira indwara y'ise.
uramutse ugiye muri farumasi baguha umuti witwa selenium sulfide shampoo. Uyu muti usabwa kuwoga kenshi gashoboka ndetse ukawumeshesha n'imyenda yawe. Undi muti wa kabiri ushobora kwifashisha ni ketoconazole shampoo cyangwa se cream. Iyi miti uko byayenda kose ugiye muri farumasi ukayibaza, umufarumasiye yakubwira uko uyu muti ugomba kuwukoresha. Ubwo ni ukuvuga ngo iyi miti ugiye muri farumasi ukayigura, bakubwira n'ukuntu uzajya uyikoresha. Iyi miti yakorohereza mu kuvura ise. Noneho ikindi gikurikiyeho, ushobora kuba utari hafi y'abaganga cyangwa se utari hafi ya farumasi, cyangwa se ukaba udafite ubushobozi bwo kuba wajya kugura iriya miti, ariko ukaba ukeneye ubutabazi bw'ibanze. Abanyarwanda rero mu miti ya kinyarwanda ntabwo bakwibagiwe. Ushobora kandi no kuvura ise udakoresheje imiti yo muri farumasi. Urugero ni nk'uburyo bwo gukoresha vinegere, cyangwa se ugakoresha amazi y'igikakarubamba. Igikakarubamba kamura amazi ava mu gikakarubamba, maze uyasige aho yafashe hose, uyisige aho yafashe hose, aho ise yafashe hose, ukareka bikararaho, ugakaraba bukeye mu gitondo. Urwa kwisiga amazi y'igikakarubamba ugiye kuryama, ukaryama kimajije kumuka, hamajije kumuka ukaryama. Noneho ukomeza gukoresha ubu buryo iyo ari bwo wahisemo kugeza ukize. Undi muti wa kabiri ni ugukoresha vinegere. Nayo uyisiga neza aho igaragara, ubikora inshuro 3 kugera kuri 5 mu minsi igera kuri 3 y'icyumweru. Ruvuga ngo vinegere nayo urayisiga. Hanyuma iyo ni imiti tumaje kubona ushobora kwitabaza mu gihe warwaye indwara y'ise. Ese ise wayirinda ute? Uko warinda ise kugaruka nyuma yo kwivuza? Aka gakoko gatera ise gashobora gufata mu myenda ndetse no mu biryamirwa. Ibi bikaba ari byo bituma yakongera kugaruka nyuma yo kwivuza. Ni byiza kumesa imyenda n'ibiryamirwa muri uriya muti wa selenium, selenium sulfide shampoo, mu rwego rwo kubyirinda. Ku bakobwa ni ngombwa guhinduranya buri munsi amasutiye n'indi myenda y'imbere. Ikindi nanone wakwirinda ni uguhinduranya, ni ukwambarana imyenda n'abantu ubona utizeye ko uruhu rwabo rwaba rurwaye iyo ndwara y'ise. Nabwo uramutse wambaye imyenda y'umuntu uyirwaye, byanze bikunze ise wakongera ukayandura. Ubwo rero iki kiganiro twaba tugisoreje hano, ariko nyamuneka niba utarakora subscribe ihangane uyikore. Ariko ikiganiro niba ugisoje, kora kuri like. Turabashimiye mwese, mugire ibihe byiza.